ufite nk'abana 5 ariko mu ruhande rwanjye nk'umubyeyi abagore bagenzi banjye mu kubaha umugabo ni ugushimira umutware amafaranga yose aguhaye ukumva ko akunyuze ukayahahisha bitewe n'uko yayaguhaye. none se ko ari umugabo yenda usanga nta n'akazi yifitiye n'igihumbi ntacyo afite, ubwo sinzi ikintu cyitwa kubaha umugabo oya Samu n'igihumbi atagifite kugira ngo umwubahe nawe ubwawe wajya no nawe gushaka. Abagore natwe turashoboye, erega natwe turashoboye, nawe wajya kuyashakisha ugashakisha icyo ukora, ukabyuka ujya gushaka ubuzima ugatunga urugo ukamwubaha, anayafite ukamwubaha. Twe turi ku kintu cyo kubaka gituma amadevorce ataboneka mu ngo, ni ukubaha abatware bacu. Nese bese nk'umugabo wawe umukunda? Ndamukunda, ogereka ko mukunda. Yego uramukunda. Nka buriya yenda ugiye kubona ukabona azanye umwana yabyaye hanze utaruzi, ubu nko muri kino gihe wabyitwaramo gute? Nta cyaha umugore atababarira umugabo kuko mukunda namwakira nkamurira nkamushyira mu bandi bana. Oya have ni ukuri ko Imana amuhakari bakamubana. Turagarutse nanone, murabizi ko ari Samu, ubundi nitwa Samu Nkurunziza, nkaba ndi kumwe n'umumama ishema ry'ababyeyi muramureba, bamwita Vestina. Abantu benshi mumaze kumumenya. Vestina mumuzi muri cano inama y'ubuzima. Ikintu tugiye kubabwira rero niwe mutumirwa ubu ngubu noneho kuri izo cano zombi. Ikintu tugiye kuganiraho, tugiye kubabwira, tugasobanura, akatubwira, murabona afite ishema ry'abamama, akatubwira byinshi ku babyeyi b'abamama ariko batari abapapa, kuko abapapa ariko nabwo wagenda ukomozaho kuko ko biri kose ufite umugabo. N'ababyeyi ufite umugabo. Yego. Ubwo rero tugiye kuganira ku kintu kijyanye n'ukuntu ngo ikintu cyabasha gutuma nubwo akunda umugabo we cyane. Ndamukunda. Nubwo umva yavuze ko akunda umugabo we cyane. Ndamukunda umugabo wanjye, ni umutware. Yego. Ni umutware wanjye cyane. Ariko nubwo amukunda, agiye kutubwira ikintu cyabasha kuba cyatuma aca umugabo we inyuma. Mutega amatwi muze kugikurikira ikiganiro cyose. Agiye kutubwira ikintu kiri butume yabasha guca umugabo we inyuma, mwabibonye ko amukunda cyane. Twagiye rero. Ariko Samu turakwakira Vesi, ngaho rero tubwire. Murakoze kunyakira, narinje ngarutse mbakumbuye. Murabizi ko nkunda abagore, nkunda no kubavugira cyane, kandi nzabavugira, nzarwana ishyaka ry'abagore kugira ngo ingo zubakwe, kugira ngo tube abamikazi, tube abagore babereye u Rwanda, babereye igihugu cyacu. Nuko tugomba kwiha agaciro nk'ababyeyi. Nese Vesi, ikibazo cya mbere kirajya gutya, yenda nko mu myaka umaze umaranye n'umugabo, mufite abana cyane rwose, biragaragara ko rwose abandi bamama kubahagarara birakubereye. Murakoze cyane. Sibyo? Ni irihe banga wakoresheje ribasha gutuma ugaragara gutya, ukaba uri umubyeyi, ugaragara ko uri umubyeyi ufite ishema ry'ababyeyi? Ibanga nakoresheje no kubaha umutware, nkaho umugabo agaciro, kumva ko umugabo ari umutware w'urugo. Mwababyeyi mwe, mwabagore mwe, muze twubaha abagabo bacu, abatware bacu, tububahe. None se kububaha ko buri wese n'ubundi abavuga ko ari kubaha umugabo we, buri wese yimubajije ubundi akoreka ko yubaha umugabo we. Yenda nk'abarebera ku ruhande twari tutari ko burya harimo akantu k'akabazo, cyangwa se yenda nawe ubwo agaca ku ruhande ati nubwo mubona bimeze uko, ariko burya umugabo ni mugari cyangwa se umugore ni mugari, ugasanga hagati y'umugabo harazamo ikibazo ku mugore we ariko ntabivuge, ukabona bivuga mu marenga. Muganire bijya bimbaho iyo nganire nk'umuntu w'umupapa cyangwa se nk'uko turi kuganira. Ubundi kubaha umugabo ni gute? Kuko abantu benshi baba bazi ko bubaha abagabo babo. Ni iki mbese cyerekana kubaha umugabo muri generasiyo gihagararira kubaha umugabo wakwifuriza umugore wese kuba yagikora? Samu rero reka ngusubize ku kintu cyo kubaha umugabo. Namwe mwabagore mwe mudukurikiye, kubaha umugabo ntabwo ari ukumufata ukamuheka, ntabwo ari ukumufata ukamupfukamira. Kubaha umugabo nshatse kuvuga ni ukumuha agaciro ko ari umutware w'urugo, ukamuha icyubahiro akwiriye mu bandi bagabo. Yataha ukamushimira ko yaguha iposho, niba amafaranga muri ino minsi yarabuze Samu, amafaranga yarabuze, umugabo ashobora gutahana nk'amafaranga makeya, umugore amafaranga yose umugabo aguhaye mushimire, uraba umwubashye kuko aba yafashe umwanya ukomeye wo kuyashaka. Kubaha umugabo, umwubahe, umugandukire. No kuhereye Wabyumvishije?
akabaza aho gaho kuhereye ku mafaranga se amafaranga nuko ariyo amafaranga icyo bishatse amafaranga nuko ariyo muri minsi yabuze muri no minsi umugore ari kubona ubuzima bugenda nabi ingo ziri gusenyuka kubera ubukene buriho nicyo nshatse kuvugira imbere ya kamera muri no minsi ingo ziri gusenyuka kubera ko hariho ubukene bw'amafaranga yarabuze ibiciro byarazamutse namwe murabizi ibintu birahenda ku isoko umugabo aratanga nk'ibihumbi 2,000 ngo ujye guhaha ukabura icyo ubihahamo ufite nk'abana 5 ariko mu ruhande rwanjye nk'umubyeyi abagore bagenzi banjye mu kubaha umugabo n'ugushimira umutware amafaranga yose aguhaye ukumva ko akunyuze ukayahahisha bitewe n'uko yayaguhaye none se ko ari umugabo yenda usanga nta n'akazi yifitiye n'igihumbi ntacyo afite ubwo sinzi ikintu cyitwa kubaha umugabo oya Samu n'igihumbi atagifite kugira ngo umwubahe nawe ubwawe wajya no nawe gushaka abagore natwe turashoboye erega natwe turashoboye nawe wajya kuyashakisha ugashakisha icyo ukora ukabyuka ujya gushaka ubuzima ugatunga urugo tugomba gufatanya ukamwubaha kandi ukaza ukanamutekera ukamugaburira ntabwo umugore wenyine ugomba gushakira ibitunga urugo natwe turashoboye noneho rege ikiri kibazo nongeye kubaza ntabwo ngiye kubaza nambaye rinete noneho reka nzivanemo kugira ngo ushobora kuba zanankangaga buriya ariko mwabonye Samu atambaye rinete ukuntu aba agaragara neza dore rero ukuntu njye nshaka kubinsobanurira ntabwo uragera ku ntego abagore benshi bafite amafaranga njya mbabona bitwaye mu mamodoka ahenze ukabona ko bifite bameze neza turashoboye kandi ugasanga ibyo bintu byo kutubaha umugabo cyangwa se byo kutubaha umugore muri izo ngo zikomeye ugasanga ahubwo ni naho biri cyane atari ikibazo cy'ubukene atari ikibazo cyo kubura urubyaro bafite n'abana biga n'ahantu heza ariko ugasanga mbese harimo ikibazo ku mpande zombi wowe n'irihe banga ukoresha rituma nanjye kuvuga ngo udaca umugabo wawe inyuma ariko yenda wasanga unamuca inyuma simbizi hoya Samu tugarukiraho ku mugabo wanjye kumuca inyuma ntabwo bishoboka kuko ngewe nubaha umugabo wanjye nawe hararabizi kumuca inyuma mw'abagore mwe nimugaca inyuma abagabo banyu nibyo bisenya ingo impamvu ingo ziri gusenyuka muri no minsi ni uko abagore barimo guca inyuma abagabo bakumva ko babambuye cya cyubahiro cy'abagabo bagiye guca inyuma abagabo ntabwo urwo rugo rwubakwa rurasenya ahubwo ngewe mugore uca inyuma umugabo nakugira inama yo kutamuca inyuma ahubwo ukubaka urugo rwawe umwubaha nicyo kubaha umugabo kiri ntabwo se wajya gusuzuguza umugabo wawe ku wundi mugabo ukabona ugiye nko ku mukozi wo mu rugo ugiye kuryamana nawe ibyo ni ibyaha Imana yanga urunuka ugiye gusambana n'umukozi nese Vestine yenda ukunda umugabo biragaragara ndamukunda pe nk'ikintu wumva yagukorera kikabasha gutuma wumva noneho bya bintu byose by'agaciro wamuhaga kuko abenshi berega bashaka abagabo babakunda abagore benshi bashaka abagabo babakunda bumva rwose banahagije nta kindi ariko ukajya kora ukabona habayeho nk'ikintu kidasanzwe njyewe mbyita ko ari ikintu kiba kidasanzwe kiba mu rugo mu muryango nubwo yenda ntafite umugore ariko mba mbitekerezaho nanjye ni ikihe kintu wowe cyakubabaza umugabo yagukorera kikabasha gutuma umugabo uvuga uti ibyo nakoze narabikoze ubu noneho nanjye ngiye kubaho nk'abandi niba utambaraga ipantaro urabona ko utamenya utajya unakunda kwambara ipantaro simbizi nyine ugahita uvuga uti noneho nanjye ngiye kwambara ipantaro niba utambaraga mini biragaragara ko wenda ushobora kuba ugahita ushyiramo mini niba utanywaga inzoga ukavuga uti mva inzoga agiye kuzinywa byose ni arerare niko benshi baba mbwira ikintu cyakubabaza mu buzima umugabo yagukorera kikabasha gutuma umugabo wawe umuca inyuma umubangikanya umutesha agaciro ku buryo uzajya umureba ukavuga uti pu ni igiki Samu kuri icyo kintu rero umugabo wanjye ndamwubaha ndanamukunda burya Imana yaduhaye urukundo rwo gukunda abatware bacu abagabo bacu nta kintu na kimwe kibaho umugore atakwihanganira niba umugore ashobora kwihanganira igise uzi kubyara ukuntu bivuna uzi kwihanganira igise kiri kukurya ukihangana kugeza umwana avutse nta kintu na kimwe cyatuma mbasha guca inyuma umugabo wanjye twashakanye ngibivugiye imbere ya kamera mw'abagore mwe niba mushaka kubaka ingo zanyu mwirinde guca inyuma wo mwashakanye
nta na kimwe kiba cyatuma muco, nta nubwo ari umuco nyarwanda, nta nubwo ari ukwiyubaha, ni ibintu ni imvugo nyandagazi siko nabyita. yego Ibyo ni ukwandarika umuco, ni uguta umuco, ibyo ntabwo nabikora. neza ko hari abantu bavuga yuko abagore batababarira icyaha cyo guca nk'umugabo agucaye inyuma n'urugero ngo bivurwa nuko nawe wamwishyura ngo niyo yagusaba imbabazi bigana iki, ngo abagore ntabwo bajya babarira icyaha cyo kubaca inyuma ubimenye ko yaguciye inyuma, ko abenshi avuga ati ubundi bavuga ngo kibabarirwa nuko nawe abikora, niko ariko ajya mbyumva ntabwo mbizi. Wowe umufashe wigeze umufata se ubundi yabikoze wigeze ese ni nk'ikihe kintu yagukoreye cyakobaje mu buzima ukacyihanganira tukagiheraho yuko utabashaga nawe kumubabaza cyangwa umwishyure ibyo yaba yakoze? Ngewe umugabo wanjye nta kintu ntabwo aranca inyuma, nta n'ikintu arakora kimbabaza, niyo mpamvu ubona nubatse neza mfite undi umugore w'itoto utimaje. None bibayeho ariko ku bagore baca inyuma abagabo nibo nshaka kuvuga imbere ya kamera, murekere aho ngaho kugira ngo mwubake ingo zanyu. Ingo ntabwo zubakirwa no gukora ibyaha byo gusambana, ntabwo byubakirwa no gucana inyuma, ahubwo zubakwa kubera kubaha umutware kandi ukamuha umwanya, ukamuha icyubahiro, ukamuha agaciro mu bandi bagabo. Uri kunjyana kure, nakubajije ngo ni ikihe kintu yakora ibintu byose ugakubita hasi ukumva utanicuza ko wakubise hasi umugabo wawe, urumva ntarakubabaza, yakubabaje noneho bigera no ku mutima. Ni ikihe kintu wanga mu buzima bwa mugabo yakora ku buryo wavuga uti noneho umva ni igiki? Imana yaduhaye umutima wo kwihangana, mbona nta kintu nakwihanganira. Oya, aho ngaho nawe keretse utambaye umubiri, vugisha ukuri wijijisha kuko nta kintu na kimwe ntakwihanganira, kuko Imana yaduhaye kwihangana tubyara, igomba no kuduha kwihanganira abagabo bacu ikibi bakora cyose tukababarira. None se Vesti, ikindi kibazo ko abagabo benshi bashakana n'abagore bakennye, bamara kubona amafaranga ugasanga bagiranye ibibazo cyane, ugasanga aho kugira ngo bibashyire hamwe bishyire hamwe bishime, niba banasenga ukajya kubona ukabona umwe yabivuyemo undi abirimo ari umwe, wowe biriya bintu ubivugaho iki? Iyo urebye umugabo n'umugore barabanye mu bukene, mu buzima bubi bugoye, bamara kubona amafaranga umugabo ajya mu Bushinwa cyangwa se umugore ari we umugabo yahaye responsable umugore we ugasanga niwe ugenda, ariko ugasanga umwe yatangiye gusuzugura undi, wowe ubivugaho iki biriya bintu? Erega Samu, wikwibanda cyane ku mafaranga ngo kujya mu Bushinwa, ntabwo amafaranga ari yubaka urugo, nta nubwo kubaha ari bituruka ku mafaranga. Ushobora no kumwubaha afite amafaranga atanayafite ukamwubaha, anayafite ukamwubaha. Twe turi ku kintu cyo kubaka gituma amadevorce ataboneka mu ngo, ni ukubaha abatware bacu. Nese Vesti, nk'umugabo wawe umukunda? Ndamukunda, ogereka uko mukunda. Yego uramukunda, nka buriya yenda ugiye kubona ukabona azanye umwana yabyaye hanze utaruzi, ubu nko muri kino gihe wabyitwaramo gute? Nta cyaha umugore atababarira umugabo, kuko mukunda namwakira nkamurira nkamushyira mu bandi bana. Oya have, ni ukuri ko Imana amuhakari bakamubana abandi. Nese mama we usanze akwanga cyane wowe, kandi yenda wowe nta kibazo? Nagira urukundo rwo kumukunda, kuko niba nkunze umugabo akazana uwo mwana, ayo ni amaraso ye, ntabwo namutera ibuye, ntabwo navuga ngwino mu bana nkurere, namurerera kandi nkamwubaha, nkanamusengera, n'uwo mugore akazankunda, niyo yaba atankunda yankunda. Nta cyatuma ngewe ntabasha kwihanganira umugabo mukunda, byose ni urukundo. None se ve, nk'umugabo wenda muri abacuruzi, usanze yarashingiye undi mugore ku ruhande iduka ukabimenya, mu mafaranga yanyu mu mitungo akaba yaramushingiye nk'iduka nko mu mujyi, kandi ukajya ukabona iduka rimeze neza cyane, wabyitwaramo gute? Ariko twasezeranye ivangamutungo, icyo gihe nyine nabimubaza, byaba ngombwa akagenda akagarura umutungo mu rugo rwacu. Umaze ariko ntabwo namuhutaza umubwire ngo nshira isoni ntangire kumubwira nabi. Hoya, mu muco wa kinyarwanda, mu muco w'abagore tugomba guca bugufi, ntabwo tugomba kuvugira hejuru nk'isani ngo tuzamukane abagabo ngo tubatuke tubabwire nabi tubatoteze. Uzi ko hari mw'abagore muzi ko aricyo gituma abagore musenya abagabo bakahukana, bagata ingo zabo, bakazita bakagenda bagata ingo zabo. Yewe ntabwo ibyo ngibyo mbishyigikiye ku bagore. Mw'abagore mureke twubaha abagabo bacu. None se wowe ko bigaragara ko ufite ukuntu utekereza bitandukanye n'abandi yenda, kuko abenshi barangiritse cyane, ngewe shyiramo no gusenga, no gusenga Imana ibigufasha, no gusenga Imana ibigufasha. Havuyeho gusenga se, ko hari n'abasenga kandi byananiye ibyo bintu, ugasanga
nibo banabikora cyane ahubwo wowe ni ikihe niyihe soko cyangwa se ni imico yawe yo kuba ibyo bintu uvuga uti nisakira irego ni irihe banga wakoresheje biva he gukunda umugabo wanjye nkamwubaha ko ari umutware w'urugo nkamuha agaciro mu bandi bagabo nawe hari akirata ko afite umugore umwubaha none se fe ikindi kibazo ese uzi ko iyo umugabo amwubashye adashobora guca inyuma ahita ajya gukunda n'undi mugore agahita avuga ati umugore wanjye arankunda umugore wanjye ntabwo namuca inyuma kuko aranyubaha iyo wubashye umugabo nawe arakubaha njyewe n'ubu ntabwo ashobora gutinyuka kuguca inyuma umukunda umwubaha njye ndi kubariza abantu ubundi kubaha ko nzi ko bibamo ibice byinshi ubundi kubaha kwawe wowe ushingiraho ni ukumeze gute kuko hari umuntu wubaha umugabo ngo kuko yamuguriye imodoka ngo umugabo wanjye namuguriye imodoka ngo ndamukunda ndamwubaha cyangwa se ngo simuce inyuma ngo ndamukunda ndamwubaha kandi hari n'ukora ibyo byose hari n'ujya inyuma ireraga yubaha umugabo hari n'ujya mu mafuti ariko tukabyita amafuti ariko wenda hari n'ukuntu bitanagenda neza ugasanga ajya mu mafuti reka magusobanura aho ngaho yego wenda urimo kumbaza ibyo kubaha umugabo yego ariko no mu mafuti nanone kumwubaha no kumugandukira birimo yego kuko hariya mu cyumba ugiye aje ugahita ureba hirya wa mugore ukatera umugongo umugabo ntumugandukire kandi icyo cyahukuye iwanyu umugabo akaguca inyuma mwabagore niba mushaka kubaha mwubaha abagabo banyu mwubahe mubakunde ariko no mu cyumba hari mubagandukire mwe kuza vuga ngo ninaniriwe ngo hoya naza nyine umugore akamusuzugura azamuca inyuma ariko ngewe wanjye ntabwo ibyo nabishobora kuko njye ndamwubaha nkamugandukira ibinyoma badashobora kunca inyuma yaba yamburanye iki yaba yamburanye iki kugira ngo ace oya ntabwo umuntu yisoza ibintu byose wikwifana cyane aho ngaho urakabije oya kwifana ngewe rwose ntabwo yanca inyuma kuko mba namugandukiye oya buriya reka nkubariza mu cyumba biba bimeze neza kandi mu cyumba bimeze neza Sam ntabwo yajya kwifuza undi mugore kandi ngewe ibyo agiye kumusaba nanjye mbifite none se ibyo agiye kumusaba nabimuhaye neza ntabwo ashobora kunca inyuma none se ko biriya bintu iyo bibaye buri wese usanga hari abafeta abana ngo byagenze neza kandi bitagenze neza ubwirwa n'iki ko umugabo wawe ushobora kumwereka ko ntako utagize nyine ariko burya hari defo nawe ubwawe ushobora kuba utiyiziho ariko burya biva mu mutwe burya biva mu mutwe wamukunze nakagukunda ibintu bigenda neza oya ndabyemera mushobora kuba mukundana kuko mukundana ariko hari wamwubashye rero ukamwubaha nawe akagukunda urwo rurubakye oya hari ikintu niyo mpamvu ngira inama abagore bagenzi banjye bubaha abagabo babo bubaha abatware babo kugira ngo zabo zubakike batabubashye divorce ziraza kandi zo turimo kurwanya turi kurwanya amadivorce mu ngo z'abantu reka abantu bagandukira abatware babo bubaha abagabo babo oya winzinzimiranye uri kunzinzimiranye nakubajije ngo hari ukuntu umugabo ashobora kukubona defo ariko ntabikubwire kuko abikubwiye yaba yangije ibindi bintu byinshi cyane arabona gutera umutima muremure wo gutekereza kwiyibazaho cyane akaguhisha yuko ufite ikibazo yenda akabaza ahantu icyo kibazo nyine ko yaba yakimisha yego ukimisha ntacyo byamutwara kuko simbizi ibyo ngibyo nibyo hirya iyo ngiyo none uzi ko ariko igikuru nuko mbona ko mwubaha kandi akaza nakubajije ngo uzi ko bigenda neza ukamufatira ahantu yajya gushaka cya kintu akuzeho defo wowe utazi ko ufite yarangiza akakubwiza ukuri ati burya iki kintu ntacyo ufite wari uzi ko mumeze neza wabyitwaramo gute ko ntaramufatirayo gusamira ndavuga birabaye wenda ibyo ntabwo birambaho ntabwo birabana muganye na garanti nyine hari abo bibaho ariko nibo turimo kubariza cyangwa se turi kuvugaho kugira ngo abo bimubayeho rero wa mugore we yego ugasanga umugabo guciye inyuma wizamuka ngo ugende urwane ngo ugende uterane ingumi ahubwo wowe umva n'ubundi arataha agaruka iwawe umubwira uti sheri wanjye ngwino twitahire sawa ari bugaruka iwawe se nese ubwo agarutse ubundi ubwo wamwakiriza iki mwakira neza niko kubaha nyine kubaha ni ukumubwira neza niyo wamufatira mu ikosa kabutindi ukarimwubahira mukamubabariramo ntumurakariye ngo ubyimbe ngo utongane intonganya nizo zisenya urugo nese vese karame ikintu cyatuma wahukana ukava mu rugo ukagenda hari n'uwahukana n'abana akabata hari n'uwahukana abana batisimbasiga ikintu cyatuma uva mu rugo rwawe ukagenda ukumva ntiwicuza no kuba ugiye ni igiki imbere ya kamera imbere ya bano kibwira abanyarwanda twumve muri rusange bagore bagenzi banjye sami binambajije ngiye kwisuza imbere ya kamera nta mugore ucyahukana naho yaza agukubita urushyi uhungira mu cyumba nta gusohoka kuko usohotse agakinga urugo ni urugarukamo
inkokokazi yarayihanze ibisage, ariko njyewe nta kintu cyatuma nahukana, kubera ko njyewe nzi ko umugabo wanjye niyo wankubita najya mu cyumba ngaruka nkumva ni sheri mbabarira, ariko nkamwubaha ntabwo yanyiruka, ntabwo icyo kintu kibaho cyatuma ava mu rugo. None seve ibintu yenda byo ko yego abagore turihangana, tugomba kubihanganira, kandi abagabo mugira amafuti, ariko tugomba kuyihanganira. Umuntu wese agira amafuti ku isi, ahubwo bisaba kuyamenya. Kandi burya bavuga ngo amafuti y'umugabo, amafuti y'umugabo nibwo burya umugabo uzi guhisha amafuti ye niwe saba kuko n'ubundi nyine umugabo ugomba kuba yenda agira amafuti ariko azi kuyahisha, sibyo se? Ariko igihe ikindi kintu yenda nkawe inyungu ubona mu kuba yenda kuba witwara neza mu rugo, ukumva nta kintu cyasenya umuryango wawe, ukumva ko niyo byagenda gute utahava, ukumva ko niyo byagenda gute utabaza umugabo, ni iyihe nyungu? Ni ukugira ngo wowe bucya kabiri ku giti cyawe, ni ukugira ngo abana bawe batagira ikibazo, no ku bana bacu, ni ukugira ngo umugabo utamubabaza, ni ukugira bigende gute? Ubundi nyamukuru ikintu gituma twubaha abagabo bacu tukabagandukira, erega buriya umugabo umusuzuguye agafata wa mutungo wawe nk'uko yavugaga ajya gushingira umugore amashopu hariya, ni wa mutungo agombaga kwishyurira abana bawe ishuri. Abana bawe bazabaho nabi, babeho mu buzima bubi, bajye kwiga mu ishuri ribi kandi afite amafaranga. Iryo naryo ni kwa kutubaha umugabo. Ariko inyungu kubaha umugabo ni inyungu zijyana no ku bana mubyaranye. Abana bacu bagomba kubaho neza, noneho nabo bagakura bavuga ati mama yubahaga papa, nabo nibajya gushaka urugo bazashaka urugo bajya bagatereka nshaka urugo nk'urwa papa na mama, kubera ko bubahana nabo bubahane, bitume ingo zubakika kandi bituma umuryango nyarwanda utera imbere mu buryo bwo kwanga amadevorce. Ariko nushaka nimurwana mukatwambagura n'abana bazashwambagura bati mama na papa ariko tubabona. Ni ukuvuga ngo ni rya somo bavuga ngo uwibahetse abayigisha mu mugongo. Ni ukuvuga ngo wowe witwara neza kugira ngo abana bawe uzabe icyitegererezo cyabo, bazabe bavuga ati turashaka gushaka nka mama, cyangwa se abahungu bakavuga ati turashaka kuzabaho nka papa. Ni ukuvuga ngo bano bantu babikora gutyo wabahiye, ubwo ni ukuvuga ngo barimo kwangiza urubyiruko cyangwa se bari kwangiza abana babo bahazaza. Niba umugore akora amafuti ari kwangiza umwana we w'umukobwa, niba umubyeyi w'umupapa akora amafuti ari kwangiza umwana we w'umuhungu, kuko umwana wese umuroromodo we ni umubyeyi nimba amufite. None ariko sa mubaza akantu gato, baza nta kibazo, ngo ari wabona umugore n'umugabo bakundanye, ariko ntumbaze ibintu by'abagabo n'abagore cyane, reka nanjye mbikubaze cyane. Gihugu banishaniye mu mbabarire. Wari wabona noneho umugabo n'umugore bakundanye bafatanya agatoki ku kandi bagenda mu muhanda bari kumwe se n'abana, ukuntu biba biryoshye? Oya, hari igihe biba biryoshye ku jisho, ariko ku ibanga nta kirimo. Niyo mwabagore mwe mureke twubaha abagabo bacu, ubundi urugo rwacu urugo rw'icyitegererezo rwo mu bandi. Nese vese ubundi muri makeya ikintu ubona gitera ziriya nduru zo mu muryango, umugore agacinya umugabo, umugabo agacinya umugore, abana bakiga nabi, abana bakabibirara, ikintu nyamukuru wabwira abandi badamu we ni ukutubahana, cyangwa njye mbona ari kamere yawe, ni ukutubahana. Kuko iyo mwubahanye, urugo rwubahanye, umugabo afata umwanya wo kuganiriza umugore, kandi abagore dukunda kuganira n'abagabo bacu n'abatware bacu. Abagore rega natwe dukunda keya, ndabeshya mwe abagore mwe munyumva mushyire muri commentaire, abagore dukunda keya. Umugabo yaje akakuganiza akaguha umwanya mukaganira, umugabo akamenya ikibazo cyawe ufite n'icyo abana bafite, urwo rugo rurubakika. Mbese vese mu buzima yenda inzu, imodoka, amashuri meza ku bana, cyangwa se ikintu kiri apana abana nako, inzu, imodoka, nk'ikintu wumva cyagushimisha ku buryo umugabo akiguhayemo kado, ukumva icyo kintu kigushimishije, yenda ushaka kuba ukunda imodoka, cyangwa se yenda ukakunda inzu nziza, cyangwa se yenda ukakunda ikintu ukunda mu buzima umugabo yagukumva agukoreye ikintu ni igiki? Ngereka nkubwire rero, muri ibyo byose nta na kimwe cyashitura. Oya, ntabwo mvuze gushiturwa. Ikintu umugabo wanjye ankorera kikashimisha n'ubu kinshimisha, ni urukundo yampaye, kuba yaranturanyije mu bandi bakobwa, akangira byonyine umwizerwa w'ubuzima bwe w'urugo rwe, nkaba mama w'abana. Urukundo rwonyine, urukundo ntabwo rushobora kurutisha ikindi kintu. Ikindi kibazo turi hafi kugera ku musozo, bibaye ngombwa ko mutongera kuba muri kumwe, habaye impamvu ituma mutazanasubirana. Ubwo yabivuye hehe? Oya, birashoboka.
kuko niyo abantu bashyingira bavuga ngo wenda oya nyine baravuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu urupfu rwo rugende kure uruvugira yego rwose uruvugira imbere ya kamera nk'undi umugabo wanjye rwose nanjye nabyemera umva mutware ariko noneho nanjye nabaje mu kinyabupfura bibaye ngombwa yuko habaho ikintu gituma mutandukana agiye yenda hanze we ntubonye visa vuba ngo uhite ugenda nimuyiboneye rimwe hakaza umuntu wundi ukajya ubona arasa n'umugabo wawe no ku isura ukabona n'imico barahuza ntabwo afite uburara cyane kandi mukaba muri inshuti yaraje bisanzwe nta n'ibintu birebire akaguha kado wabibwira umugabo ko umugabo wundi yaguhaye kado wayibika ukabimuhisha ukamwihorera yakujya ku mutima ukumvira gushimishije ntugire umuntu ubibwira wenda wabigenza gute wabyitwaramo gute iyo kado ntayakira ariko nta bindi byarengaho kuko nubaha umugabo wanjye namubwira ni nta kintu ngomba kumuhisha namubwira ni wa mucuti wavuye mu rugo asigiye iki n'iki ariko nta bindi byarengaho kuko nawe arabizi ko mwubaha nta muca inyuma ariko ntabwo namuca inyuma ntabwo naca inyuma umugabo nta kintu kibaho cyatuma muca inyuma none se habayeho nk'ibintu yenda menya ko umugabo wanjye mukunda akabazo ka nyuma dusoze nawe aho yaba ari niyanjye akabazo ka nyuma dusoze kuko turakundana ndabyemera ko mukundana nicyo bita urugo rwubakirwa mu kubahana akabazo ka nyuma Sam abuze icyo ambaza rwose mwabibonye ko Sam abuze icyo ambaza ubwo rero ikibazo cya nyuma kirakeneye ubwoba oya reka tugisoze n'ubundi abuze icyo ambaza bibaye ngombwa ko umuntu agufata ku ngufu ni hehe buretse gatoya wabivuga cyangwa waceceka ku ngufu muri babiri ahantu amaboko se ngisinjye afite abiri ukuntu ngano hari umugabo wafata ku ngufu uvugisha ukuri reka dusoze ikiganiro yavugisha ukuri ukuntu ngano hari wafata ku ngufu reka dusezere ku bafana ikiganiro mu gikurikire ni cya kindi inama z'iki inama y'ubuzima niho ikiganiro kiri mudukurikirane subscribe ibintu byose mudukorere mudushyigikire mudutere inkunga kandi mujye muduha ibitekerezo ku kiganiro cyacu murakoze bagore bagenzi banjye mureke twubahe abagabo bacu tubagandukire tubakunde bizatuma natwe badukunda tugabanye za divorce ahubwo twubake ingo zacu bye bye.